ni ibimaze iminsi bivugwa abantu batekereza bati AS Kigali irahari ntihari, AS Kigali se izakina ntizakina, ubuyobozi ntabo hari, havuzwe byinshi. Ariko uyu munsi nishimishijwe cyane no kuba ndi kuvuga noneho nyuma y'imyitozo. Imyitozo irarangiye, iki ni ikimenyetso ntakuka kibabwira ko AS Kigali ihari. Buriya mu buzima busanzwe hari ibintu byinshi dufatiraho ingero. Umwana w'umukobwa yatwise abantu bakamubwira bati batwite kenshi akunda kubihakana, ariko inda ntawe yihisha uko igenda ikura yishyira ku mugaragaro. So twavuga rero ko uyu munsi AS Kigali itangiye imyitozo kandi ni igikorwa twari tumaze iminsi dutegura. Navuga rero ko AS Kigali ntavuga ko ari nshya kuko ni AS Kigali isanzwe imenyerewe, ahubwo twavuga ko igarukanye imbaraga zayo zose. Twaratinze, icyadutinjije si ikindi ni ibibazo twari turimo, ariko ibyo bibazo twaricaye nk'abantu bakuru b'abagabo tuganira n'abafatanyabikorwa dukorana umunsi ku munsi, hanyuma twemeranywa ko ikipe igomba gukomeza kandi igakomeza mu mujyo wayo yari isanzwe imenyerewemo. Murakoze cyane, ngira ngo ibyo ngibyo niko bimeze kuko murabizi neza ko AS Kigali ni ikipe y'umujyi wa Kigali, kandi umujyi wa Kigali ntabwo ikipe y'umujyi umurwa mukuru w'u Rwanda yagombye kubibaho isufura ibaho mbaru bukeye. So hari ibibazo rero byari bihari bya mikoro. Tumaze kuganira n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, hafashwe icyemezo ko umujyi wa Kigali ugiye kongera budget kugira ngo dushobore gukuramo ibirarane twari dufitiye abakinnyi, dushobore no kwishyura za recruitment nshyashya, bashobore no gutangira guhemberwa ku gihe. Si ibyo gusa, hari abandi bafatanyabikorwa dufite Africa Medical Supply, ni company ya president d'honneur wacu Shema Fabrice, nayo yaduhaye amafaranga atari make azadufasha mu kugira ngo tuve muri ibibazo mu buryo bwihuse. Ariko hari na gahunda ihari yo kuba twakora imishinga ihamye, twagira abaparteneri bandi batari abo ngabo gusa, ku buryo ikipe yagigira ingengo y'imari ifatika. Rimwe na rimwe njya mbivuga, ntabwo siporo yacu yatera imbere dufite ikipe ebyiri cyangwa eshatu gusa zikomeye mu gihugu. Biba bisaba ko tugira ikipe eshatu, enye, eshanu, esheshatu, umunani zikomeye, ku buryo uvuga uti niba ngiye guhura na AS Kigali ngiye guhura n'ikipe ikomeye, niba ngiye guhura n'ikipe ikomeye, bitari byo kuba nyambona. Ntanga kenshi urugero ku ikipe ya Paris Saint-Germain mu Bufaransa, iragenda ikagura abakinnyi bakomeye, ariko ikagera ahantu yaza muri za Champions League ikagikubitwa n'ikipe yari yo yose. No kubera iki? Muri champion irakomeye nego n'igihanganye, ariko iyo isohotse hanze ugasanga ni ibibazo. So ntitwifuza rero ko umupira wacu uguma ku rwego nk'urwo ngurwo. Kugira ngo bikunde nuko tugira AS Kigali ikomeye, nuko Kiyovu bikomeye, nuko Police bikomeye, Rayon Sport, APR n'izindi. So ubu rero twatangiye, niba dutangiye imyitozo, match ya mbere ngira ngo ni Kiyovu tuzahura, iyo nta mahirwe tuyiha kuko tuzayereka ko duhari. Ngira ngo ibyo urumva ibyo bibazo byari bihari uburyo twabiganiraga. Staff technique twari twarayihaye inshingano, turababwira ngo mwebwe guhera kuri team manager, umutoza n'abandi, mugende mwitegura, muganire n'abakinnyi tuzakoresha, nubwo tutaba hari kidita ako kanya, ariko we muganiriye nabo ku buryo umunsi tuzababwira ngo ejo imyitozo igomba gutangira babe biteguye. So navuga ko twebwe rero bitadutunguye, twari tubizi kuva mu nama y'inteko rusange twakoze kuri wa gatandatu, nibwo twemeje ko imyitozo igomba guhita itangira. So tumaze kuganira n'abafatanyabikorwa, tumaze kubona umurongo wose ukomeze, twabisabye team manager gukorana n'inzego zindi n'aba staff bagenzi be kugira ngo bateguze abakinnyi. N'umukinnyi mutabonye ahangaha tuvuye urugero nka Bacabara badahari, bari mu nzira nabo barimo baraza, n'abandi batashoboye kuboneka uyu munsi, ku munsi w'ejo muzababona cyangwa ejo bundi, ku buryo tunateganya ko mu mpera z'iki cyumweru, bitarenze ku cyumweru, dushaka kureba niba tuzakina match amikare ya mbere, kuko aba ni abakinnyi bari basanzwe bakora imyitozo ku giti cyabo. Ubu igisigaye ni coordination, no kugira ngo bamenyerane, binjire mu mwuka w'ikipe, bumve ko bagiye gukorera hamwe nk'ikipe, kuko ikipe ni ikipe nyine, no kuvuga no guhuza ubumenyi bwanjye n'ubwawe n'ubundi, tukagendera kuri konsinye z'umutoza. Nkumva rero turiteguye kandi tuzatanga ibyo dufite kugira ngo shampiyona kizagende neza. Hari n'ikindi kintu, buriya AS Kigali twari tumaze kumenyereza abantu ko buri mwaka igikombe cy'amahoro mwabibonaga uburyo twagikinaga tuvuga tuti turagishaka, shampiyona niyo tutarashobora gutwara, ariko ubu bwo tuje tugarukanye imbaraga zose, batwitegure. Navuga ko Gibo Kasa nta nubwo yabuze, ahubwo ari mu butumwa bw'akazi, kuko hari izindi ntwaro dushaka kongeramo, kandi niwe wa mbere, niwe twabwiye ngo genda udushakira abandi bakinnyi dushobora kongera, cyane cyane muri secteur offensif. So turimo kwitegura ko, urabona dufite abakinnyi beza ari guhera mu izamu, hagati, impande n'iki, ariko secteur offensif turashaka kongeramo imbaraga. Nabo dufite si babi, ariko turashaka kuranforsa ku buryo ibitego byazarumbuka muri iyi season.
navuga ko Shema ni umugabo waje muri AS Kigali akenewe. Tunashimira cyane ngire ngo umwaka ushize sezishize murabizi ko twarangije fazare turi aba 15 n'amanota 15. Iyo atagaruka ngire ngo twari kuba turi kuganira na za Sunrise cyangwa za Etoile de l'Est, ariko hagarukiye yashyizemo imbaraga nk'umufatanyabikorwa birumvikana, noneho haza nka president d'honneur. Ariko ubu cyo navuga n'ubu turi kumwe, ntacyo turi dukora tutari kumwe nawe, nubwo bwose twashyiraho ubundi buyobozi, kubera ko Shema yagaragaje ko hari icyo afatiye runini ikipe ya AS Kigali n'umupira w'amaguru muri rusange, ko iyo umuntu agafata miliyoni 200 akazishyira mu ikipe cya miliyoni meme zinarenga muri sezo, n'abantu bake bashyiramo amafaranga yabo mu makipe, amafaranga angana gutyo. Nanavuga ko nk'uyu mwaka deja nko muri budget y'uyu mwaka tugiye gutangirana, mubariye neza ayo yemeye, hari ayo yemeye gutanga in cash, hari nayo yemeye gutanga mu bikoresho, hari nayo yemeye gutanga kugira ngo ibi birarane by'abakinnyi bigabanuke. Niyo mpamvu ubona na morali isa niyazamutse nuko hari ibyakozwe. So ibyakozwe rero turamushimira ibintu byinshi. Iyo umuntu tangira sezo akavuga ati genda baha miliyoni 100 cash, ndabagura jezi n'ibikoresho bindi bya miliyoni zirenga 50, ndabaha n'amezi 3 y'ibirarane cyangwa 5. So no umuntu rero tudushimira cyane kuko adufitiye runini. Staff yanyu ubwo y'ubuyobozi none yitunyuremo ni bande bahari abantu bose kubaza ngo AS Kigali? Nababwira ko AS Kigali nta komite nyobozi ifite, ariko ku itariki 10 z'ukwezi kwa 8 dufite inteko rusange, nibwo tuzashyiraho abayobozi bashya. Ubwo nyuma yaho muzamenya abayobozi ba AS Kigali. Ubu mpari nk'umuvugizi, hari Shema nka president d'honneur, abandi n'abamambre baraho ngaho. Iyi ligue uyibona muyihe sura Jose nk'umu sport? Ni ligue izakomera kuko dufite amakuru ko n'umubare w'abanyamahanga baziyongera, kandi plus yongera abanyamahanga niko na pressure izamuka. Nabonye amakipe uburyo yiteguye, ari apere yiteguye neza, polisi yiteguye neza, izo zizasohokera igihugu, Rayon Sport yiteguye neza, izisigaye mvuga ko bariteguye, ariko nta simbona touch ireze irimo cyane, kuko hari nabo mbona dushobora kuba turi ku rugero rumwe kandi twe twatangiye uyu munsi. Nge mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza. Mu kanya wavuze uti ni igikombe cya champion taratwara, ariko iyi saison batwitege iyo sa aventure. Ntabwo ari aventure, reka mbabwire, ubundi umupira wacu urasa, ndiko navuga umupira w'u Rwanda urasa, za element nto nizo zikora difference. Mu byo rero nababwiye ko Gibokasa hari ubutumwa arimo, intwara zagarukana nizo zizambwira ngo iki gikombe kirashoboka, kuko ntimukangwe cyane n'abashoye menshi ngo mugire ngo nibo bazabona umusaruro. Ibyo birasanzwe, hari igihe abantu bashora menshi, natwe byigeze kutubaho, mugashora menshi ariko umusaruro ntituboneka. So twebwe rero turi kubikora gake gake, lentement mais sûrement. Championnat ni 2 semaines, urabizi ibyo ngibyo? Ibyo ndabizi cyane, ndabizi ko hagataha mu kwezi gutaha nibwo turi butangire championnat, kandi turiteguye, nubwo mubona dutangiye dutinze, ariko twe turiteguye kandi tuzakina journée ebyiri, hacemo ibindi byumweru bibiri byo gukomeza gukora imyitozo. So bazaza kugaruka twaramaze gufata irangi, kandi izo match ebyiri za mbere ari Kiyovu ari Musanze, ndumva uko byagenda kose tubari hejuru. Biratanga ubutumwa no kubwira abana b'Abanyarwanda ngo mugabanye kujenjeka, ni mukore kandi mukore mutikoresheje, kuko niba mubyibuka neza Amavubi duheruka akomeye yadutwaye mu gikombe cya Afurika, nuko abanyamahanga hano bari benshi cyane, byatumaga umunyarwanda uri muri equipe nationale ari umunyarwanda ugomba kujyamo kuko bikwiriye. Ubu bizanagaragara cyane uko competition twongera abanyamahanga, niko na equipe nationale izazamura urwego, kuko umunyarwanda uzajya ubara umutitireri muri equipe ni uzajya gukina mu ikipe y'igihugu, kandi kugira ngo ube titireri mu banyamahanga 7 nuko nawe uzabukonfirma ko ushoboye. So nkumva rero bizongera competition, bikongera na championnat yacu agaciro kayo.